twongeye kubasuhuza abakurikiye kuri Kira TV muri iki gitondo cy'umusomyi. Hanyuma rero kuri iyi tariki turasoma mu gitabo cya kabiri cya Samweli, igice n'ubundi ni icya 24. Turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 14. Rero reka mbabwire ngo iri jambo tugiye gusoma ritube ry'umugisha, kandi nshimira Imana yuko amagambo yose dusoma nekeza ko atajya tubera imfabusa, hari icyo atwungura. Nami Yesu, kwegesha amaso yanjye kugira ngo ndebe ibitangaza byo mu mategeko yawe. Amen. Hano mu gitabo turasoma mu gitabo cya kabiri cya Samweli, igice cya 24, umurongo duhereye ku murongo wacyo wa mbere. Umutwe w'amagambo uratubwira ngo Dawidi abara abantu. Nanone twabisanga mu gitabo cya Ngoma cya mbere mu gice cya 21, duhereye ku murongo wacyo wa mbere kugera kwa 27. Umurongo wa mbere avuga ngo bukeye umujinya w'Uwiteka wongera gukongezwa Abisirayeli, abateza Dawidi ubwo yavugaga ati genda ubara Abisirayeli n'Abayuda. Umwami abwira Yowabu umugaba w'ingabo ze wari kumwe nawe ati genda imiryango y'Abayisirayeli yose uhereye Idani ukageza i Berisheba, mubara abantu kugira ngo menye umubare wabo. Yowabu abwira umwami ati Uwiteka Imana yawe igwize umubare wari usanzwe inshuro 100, kandi umwami abyirebere. Ariko se umwami nyagasani, ni iki gitumye wishimira ibyo? Ariko ijambo ry'umwami riganza irya Yowabu n'abatware b'ingabo. Nuko Yowabu n'abatware b'ingabo bava imbere y'umwami bajya kubara Abayisirayeli. Barahaguruka bambuka Yorodani, bagandika muri Aroweri mu ruhande rw'iburyo rw'umudugudu wari hagati mu kibaya cy'Igadi, berekeye Yazeri. Bahera ko basohora i Galeyadi no mu gihugu cy'Itahatimu Hodishi, kandi bagenda i Daniyani, barazenguruka barinda bagera i Sidoni. Bukeye basohora mu gihugu cy'Itiro no mu midugudu yose y'Abahivi n'iy'Abanyakanani, bagarukira ikusi h'i Buyuda i Berisheba. Bamaze kugenda igihugu cyose basubira i Yerusalemu. Bamaze amezi 9 n'iminsi 20. Maze Yowabu aha umwami umubare w'abantu babaze. Muri Isirayeli harimo abagabo b'intwari bitwaza inkota 8,000. Abo mu Bayuda nabo bari 5,000. Imana iha Dawidi igihano. Undi mutwe w'amagambo uragira uti Imana iha Dawidi igihano. Dawidi amaze kubara abantu, umutima we uramukubita, abwira Uwiteka ati ndacumuye cyane kubyo nkoze ibyo. Ariko none Uwiteka ndakwinginze, kuraho gukiranirwa ku mugaragu wawe, kuko nkoze iby'ubupfu bwinshi. Dawidi yibambuye mu gitondo, ijambo ry'Uwiteka ribonekera umuhanuzi Gadi bamenye wa Dawidi riti genda ubwire Dawidi uti uku niko Uwiteka avuze ngo agushyize imbere ibihano 3, hitamo kimwe muri byo aba ari cyo aguhanisha. Nuko Gadi ajya kwa Dawidi arabimubwira, aravuga ati mbese urashaka ko inzara yatera mu gihugu cyawe ikamara imyaka 7, cyangwa se nuko wajya uhunga ababisha bawe bakugenza ukamara amezi 3, cyangwa nuko mugiga yatera mu gihugu cyawe ikamara iminsi 3? Nuko
nuko wigire inama umenye icyo njya gusubiza iyantumye. Nuko wigira inama umenye icyo njya gusubiza iyantumye. Dawidi abwira Gadi ati, ndashobewe rwose, twigwire mu maboko y'Uwiteka, kuko imbabazi ze ari nyinshi, ne kugwa mu maboko y'abantu. Amagambo twasomaga muri Bibiliya naho agarukiye. Hanyuma reka turebe umusomyi nawo icyo watubwiyeho. Umusomyi ikibazo turibaza ni ikibazo cya kabiri n'icya gatatu. Ikibazo cya kabiri kibaza kiti, ibyo nsomye biranyigisha iki ku Mana Data wa twese, kuri Yesu Kristo no ku Mwuka Wera? Icya gatatu kikatubaza ngo, mbese mu byo nsomye harimo urugero rwiza nakurikiza cyangwa harimo urugero rubi nakwirinda? Ubwo mukurikije amagambo musomewe cyangwa amagambo mwumvise, namwe mwasubiza ibibazo. Reka twumve icyo umusomyi watubwiye. Amagambo atsinda ajyana umusomyi aragira ati, genda ubare Abayisiraheli n'Abayuda. Igikorwa cyo kubara abantu si cyo cyababaje Uwiteka, kuko hari igihe yabitegetse Mose. Dawidi yagikoze atabyumvikanyeho n'abatware kandi atamugishije inama. Imana ireba ibyiherereye. Yamenye ko iki gikorwa yagiteguye ashaka kumenya umubare w'abarwanyi afite, aho kureba kumurwanirira. Muri raporo abo yatumye bamuhaye ntitubonamo imibare y'abantu bose, ahubwo harimo iy'abantu b'intwari gusa. Kwiyitirira ibyo Imana ikora birangira bidukojeje isoni. Twigwire mu maboko y'Uwiteka. Uyu ni umurongo nawo wundi bagaragaje cyane uvuga ngo twigwire mu maboko y'Uwiteka. Dawidi amaze kubara abantu yamenye ko ibyo yakoze byabaje Uwiteka. Yasabye imbabazi arazihabwa, ariko Imana iramucyaha. Twabisanga mu gitabo cy'Imigani mu gice cya 3 ku murongo wa 12, tukongera tukabisanga mu Byahishuwe igice cya 3 ku murongo wa 19. Imana yamusabye guhitamo igihano ku bw'icyaha yakoze. Mu bihano bibiri bitarimo kugwa mu maboko y'abanzi, yarekeye Uwiteka kwihitiramo. Bareba uri Dawidi wabigenza uti? Twigeranye na Dawidi duhereye kuri ibi yari yakoze, uko muri ibihe bya none bamwe namwe bigiye babaho. Reka aya magambo dusomye hano atubere urugero. Hanyuma hano amagambo batubwiye baduhaye mu gusenga, katurebe iri sengesho. Riragira riti, Mana yanjye, urinde umutima wanjye kwishyira hejuru, kuko urwanya abibone, ariko abicisha bugufi ukabahera ubuntu. Twabisanga muri Zaburi y'138 ku murongo wa 6. Ese aya magambo hari icyo akubwiye? Reka dusubiremo aya magambo, nyasome, hanyuma dusenge dusoze. Hanyuma wowe n'umutima wawe wisuzume, urebe uko bimeze imbere y'Uwiteka. Ngo Mana yanjye, urinde umutima wanjye kwishyira hejuru, kuko urwanya abibone, ariko abicisha bugufi ukabahera ubuntu. Data twese uri mu ijuru, tugushimiye kubw'amagambo yawe meza uduhaye, tugushimiye kubw'impuguro zawe.
Data wa twese ubwo kugira neza kwawe turakwinginze ngo ukuboko kwawe ukomeze kutubaho, uduhe mwami guhora duca bugufi muri byose, kugira ngo mwami uhere ko utuzamura, uturinde umutima w'ubwibone, kuko abibone mwami ubarwanya. Dushiremo umutima wo guca bugufi kugira ngo dukomeze guherwa ubuntu no kugira neza kwawe. Tubarira ibyaha byacu mwami, aho twishize hejuru hose turakwinginze ngo tubabarire. Komeza kutuyoboza ineza yawe, kandi ukuboko kwawe kw'imbabazi ukomeze kutwomaho iteka. Dusabiye mwami abishira hejuru kuko utamenya ijambo ryawe, ubasanga bagire neza mwami mu gihe, kugira ngo ibihano byawe mwami bye kubageraho, maze namara kumenya kugira neza kwawe bagushime baguhimbaze. Urakoze rero, komeza kubana natwe, komeza kurinda abacu bose mwami, komeza kurinda uwumvise ijambo ryawe, reka ineza yawe mugereho mwami, rimukore ku mutima, rigire icyo rikora data. Urakoze rero, reka uyu munsi twirwane umugisha wawe, twirirwe mwami tuyoborwa n'ineza yawe, maze natwe tuwo guhimbaza izina ryawe, ndetse mwami abumvise ijambo tube intangarugero mu bandi. Reka tube itara ryaka urumuri mwami, urubona rumurika mu mitima y'abandi, maze bagahera ko bakaguhindukira bakaguhimbaza. Byinshi twagusaba, ariko dukwiriye tuzi yuko ubizi mwami Imana. Komeza kuduhera ubuntu n'abera bose, mu izina ryawe ryera tubisabye twizeye, amen.